reka nkubaze kino kibazo uvuze kuri Israeli bitanibuka abantu bavuga ati ndi umwana w'Ikanani. Kanani ni hehe? Ni muri Israeli. None si uri mu Rwanda ni gute uvuga ngo umwana w'Ikanani? Mbona uko nyine Ikanani mu isezerano rya kera ryageranywaga na gakondo. None kuko Yesu yaraje nyine natwe abatari ubwoko tubu ubwoko. Abatari ubwoko gute ako kantu ashaka kubaza. Yes, ubwoko icyo gihe yari Israeli. Niyo mpamvu nahereye mvuga ati ni gute twita abana b'Ikanani. Yes. Icyo gihe ubwoko bwari Israeli gusa. Ubwoko nuva natwe tuba mu bwoko bwa Israeli. Ni mu buryo bwa Bibiliya ntajye uvango duhinduye nationalite ye. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concord TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora. Ndi mahirwe ndi mugisha. Nongeye kugirirwa kuri uyu munsi kugana na Concord imbere za kamera za Concord TV show. Yes. Turishimye cyane. Muri kumwe na CEO wa Concord TV show. Ari nk'umuntu utashobora kubivuga ngo CEO Concord wa Concord TV show. CEO bivuga nk'uko bivuze CEO Concord. Oya tuvuga CEO wa Concord TV show. Oya ramanza uvuga izina ryawe wonge ndenzo Concord TV show. Yes, muri kumwe na Hatumimana Concord CEO wa Concord TV show. Ari umuntu utabishobora. Magambo arambuye ni Chief Executive Officer. Ni mpamvu bivuze ndajishinganyije nyine CEO Concord wa Concord TV show. Oya arabanza Concord noneho nivuga icyo ndicyo. Ubanza wivuga amazina yawe angize gakurikiza icyuri cyo. Oya reka mbwira abantu badukurikiye. Umuntu dukurikiye nagerageza yigana ya magambo. Ndi kumwe na CEO wa Concord Anje birachanze. Ni Hatumimana Concord CEO wa Concord TV show. Nanje birachanze. Bizaza. Tubahaye ikaze rero aho merereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali turabasuhuje. Eka tunarukire muri Afrika dusuhuza aba muri East Africa dusuhuze abarundi tubona badukurikira dusuhuza abari muri Uganda abari muri Kenya abari kindi gihugu ni kihe Tanzania abari muri Sudani y'Amajyepfo sanze ibyo bihugu byo bigize East African Community. Twibagiye abaturanyi bo mu burengerazuba abakongomani kabisa turabasuhuje abari Goma abari Masisi abari Chopo abari Kisangani intara zose 26 zigize Republika ya Demokarasi ya Kongo turabasuhuje. Dukomeza n'abandi bose bari mu bihugu bya Maghreb abari muri Tunisia abari muri Maroc abari muri Algeria bose turabasuhuje. Tugere muri Afrika y'Epfo abari muri ajya cyakindi cya mu Swati cyitwa wiki cyitwa Swaziland sinzi uko bagihinduye Eswatini abari muri Eswatini reka tubasuhuze. Dusuhuza abari muri Mozambique abari muri Lesotho abo bose turabasuhuje. Noneho n'imigabane yindi abari muri Australia Uburayi Amerika nibyo ni Aziya kabisa. Israel siri muri Aziya ntago mbizi nanjye mbwiye. Abari muri Israel reka tubasuhuze cyane kuko akenshi amateka dusoma mu gitabo cya Bibiliya na amateka yabaye kuba Israel kandi tuzi ko igihugu cya Israel giherereye muri Aziya. Abari muri Aziya turabasuhuje abari muri Iraq abari muri Pakistan. Ariko reka nkubaze kino kibazo uvuze kuri Israeli bitanibuka abantu bavuga ati ndi umwana w'Ikanani. Kanani ni hehe? Ni muri Israel. None si uri mu Rwanda ni gute uvuga ngo umwana w'Ikanani? Mbona uko nyine Ikanani mu isezerano rya kera ryageranywaga na gakondo y'abana ba Israeli. Twibutse ko Israeli ari Yakobo ni umuhungu wa Isaka ni umuhungu wa Aburahamu. Noneho Imana yasezeranyije Aburahamu ko izamuha gakondo ariyo Ikanani. Sibyo turi kumwe. Noneho Yakobo mwuzukuru wa Aburahamu Imana imuhindurira izina imwita Isirayeli. Cyagiye marayika yamusuraga bagakirana akavuga ati ntabwo tugenda utampaye umugisha. Icyo gihe nibwo yamuhinduriye izina. Nawe kugira ngo amucike yamuvunye mu nyonga y'itako abona kumurekura. Nawe amuhesha umugisha. Aravuga ati nkurikije ishyaka wari ufite
David ryashyaka dora tuvuga ya courage dora tuvuga cya kizera umuntu aba yifitiye Yakobo yari agifite kirana na marayika bigiraho marayika muvuna inyonga yitako arangije ati sinkure kutampaye umugisha abo umugisha wo kumuhindurira izina ati ntago cyitwa Yakobo muriganya ahubwo witwa Isiraheli none bivuga ngo bari abahungu ba Yakobo kwa 12 nibo bagize imiryango 12 ya Isiraheli bakaba buzukuruza ba Aburahamu sibyo Aburahamu wasezerajwe ko azahabwa hehe Kanani hakaba gakondo yaho none icyo gihe byari kera none Yesu avutse nawe aba umwuzukuru uko ni igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi ukumva Dawidi nawe anafite isano kuri Aburahamu none kuko Yesu yaraje nyine natwe abatari ubwoko tubu ubwoko abatari ubwoko gute ako kantu ashaka kubaza yes ubwoko icyo gihe yari Isirayeli niyo mpamvu nahereye mvuga ati ni gute twita abana b'Ikanani yes icyo gihe ubwoko bwari Isirayeli gusa mu isezerano rya kera noneho Yesu aje abandi bitwaga abanyamahanga noneho Yesu aje yihereza ku musaraba nta kuntu nabikora neza bite n'iyi mikoro mfite urumva kuri yarambuye amaboko n'amaguru ari hasi n'umutwe davugaga ngo abiburasirazuba abiburengerazuba abo mu majyepfo abo mu majyaruguru bose ndabapfiriye noneho ababandi bari abanyamahanga natwe duhinduka ubwoko nuva natwe tuba mu bwoko bwa Isirayeli ni mu buryo bwa Bibiliya ntajye uvango duhinduye nationalite ye ntajye uvango duhinduye nationalite ni gute umuntu avuga ngo nge ndi umwana w'Isiraheli naho rero kandi ari mu Rwanda bite nuko Yesu yaje nyine natwe akatugira ubwoko mu gihe ubwoko bwa Isirayeli gusa abandi ari abanyamahanga aho niho bituma bivuga ngo natwe twabaye ubwoko natwe dufite gakondo Kanani ura nawe ufite gakondo cyane we Heburoni hadi kwa Karebu wigisha uko nkunda Karebu nanjye Heburoni kabisa nzagura ikibanza ari Yorodani majyavuga hagera Yorodani nihe bajya bavuga ngo nitumura kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto Yorodani nihe bavuga gusiga Yorodani abiseri bambutse yihe nyine yitwa iyo Yorodani yo muri ati tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye ndakubaza ira Yorodani yitwa ngwiki Yorodani ngo nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye ndashaka umbwiye Yorodani nturuzi ruhe nyine yitwa Yorodani ni izina bwite ry'umugezi wo muri Isirayeli Yorodani izina bwite yes ni izina bwite ngiye bivuze ngo ngiye nice mu Rwanda shaka nagenda nkayambuka cyane nta kuyambuka gasoroma imbuto zirahari koko cyane none se ntuzi ko abisere bari mu butayu bw'Iparani bajya gutata bambutse Yorodani urumva bagezeyo babona icyo gihugu ko bimeze ngira ngo ibyo twabivuzeho noneho nyuma kuko bari hakuno ya Yorodani none bagiye kwambuka nukuvuga ngo Yorodani ubundi icikamo kabiri abiseri bakambuka nicyo gitangaza hagiye Yorodani yacitsemo kabiri cyangwa n'inyanja itukura yacitsemo inyanja itukura yacitsemo kabiri yego bava muri Egiputa bambuka sibyo uko abazi karita y'isi inyanja itukura murayibona hiri hariya ababizi neza ifatanye na Ntuza na Palestine na ibyo gutyo na Egiputa urumva icyo gihe bari kumwe na Mose noneho Mose we yapfuye batarambuka Yorodani noneho amaze gupfa nibwo Yosuwa yimye ingoma ubwo ayobora abisirayeli ari naho Uwiteka yavuze ngo Yosuwa humura uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe ikimenyetso kigaragaza yuko uko yabanye na Mose ari nako yabanye na Yosuwa nuko bimwe mu bitangaza Imana yakoresheje Mose hari n'ibyo yakoresheje Yosuwa bijya gusa icyambere mu byo yamukoresheje sondari ibindi twiga dusoma ibyo yamukoresheje turasoma ibyo yamukoresheje harimo kuba Yorodani nayo
yigabanyijemo kabiri. Amazi ya ruguru arahagara ntiyamanuka, habonekamo inzira baragenda. Ariho yafashe habanjemo abatambyi baramanuka bikora isanduku y'isezerano bahagararamo. Bamaze guhagaramo amazi barahagaze, aya ruguru ntiyongera kumanuka. Urumva haba habonetse inzira, sibyo? None iyo nzira imaze kuboneka, kuko abatambyi bamaze kugeramo, Yosuwa abwira abandi n'undi nabo ngo bakomeze bagende. Bamaze kugenda aravuga ati nimushyiremo, bashyizemo amabuye cyangwa bayakuyemo, ahubwo bakuyemo amabuye 12 barayajyana kugira ngo bibe ikimenyetso cy'abazabakomokaho, bazajya babwira ati iki ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka yatwambukije Yorodani tutanyuze ku kiraro, nta bwato tunyuzeho, ahubwo amazi yatandukanye tugatambuka nk'abagenda ku muhanda. Mvugira ngo amen aho. Urumva nibyo, ibyo birimo mu bitangaza Uwiteka yakoresheje Yosuwa. Mubwira ikindi gitangaza yamukoresheje, hari igihe bari kurwana. Hejya bari kurwana, ntabwo nibuka niba ari bari bateye, ariko bari ku rugamba, bari kurwana. Arangije urugamba rwashyushye, abona amasaha agiye kugira, nyine bugiye kwira batararwana neza. Arangije Uwiteka asubiza inyuma amasaha, ndumva ari 3 inyuma. N'urugero ubu niba turi saa 5, amasaha agasubira inyuma tukaba saa 3, saa 2, tukaba saa 2 za mu gitondo. Harangije harongera haba kumanywa, ararwana arabanesha. Iki ni kiri gitangaza cyane. Mubwira ikindi Yosuwa yohereje abagabo 2 gutata. Mose akiyoboye yohereje 12. Yosuwa yohereje 2 kujya gutata Yeriko. Urumva amaze kubohereza, nibura abiza teoloji cyane bazatubwira impamvu kuki we atohereje 12, umwe muri buri muryango wa Isirayeli nkuko Mose yabigenje, nubundi hakabonekamo Yosuwa na Kalebu muri timu yagiyeyo, kuko Yosuwa we yohereje 2 gusa. Nta nubwo amazina mu Bibiliya bayasobanura, bavuga ko ari abagabo 2 yohereje gutata Yeriko. Bagezeyo babonye inzu ya maraya witwa Rahabu. Bageze mu nzu ya maraya binjiyemo, uwo maraya arabacumbikira. Amaze kubacumbikira, bamenya yuko kuwo maraya hari abagabo b'Abayisirayeli baje kandi baje gutata. Uwo maraya Rahabu arangije icyo yakoze, yabahaye amakuru. Hajabye atero muzamuke mujye mu nzu yo hejuru. Bajya kwihishayo. Arangije abayobozi baho ngaho babaraje ati Rahabu ko tuzi ko hano hari abagabo uhishe baturutse muri Isirayeli baje kudutata, kandi tuzi ko hari abanyembaraga kubizatuma batunesha. Rahabu arangije arababeshya ati kuko bageze hano, ariko bahise bakomeza baragenda, abayobya inzira yaho banyuze. Nuvuga ngo yarababeshye ngo bagiye kandi bari mu nzu. Barangije nyuma bamaze kugenda, abaha amakuru neza, abereka ahantu bagomba kuzanyura. Barangije arahagiye ati namwe ndabahishe, igihugu ndabizi muzagifata, nimugifata mundahire ko mutazagirira nabi umuryango wanjye, haba abasaza banjye, haba data na mama, nabo dukomoka hamwe. Nabo bati dukurikije uburyo watugiriye neza, ntabwo tukurahiye Uhoraho, ntabwo nta muntu wo mu muryango wawe tuzakuraho. Tabwo ikimenyetso kugira ngo tutazahibagirwa nuko mu idirishya ushyiraho agatambara k'umutuku. Nituzazi icyo nicyo kimenyetso tuzamenya yuko ahangaha ari iwawe watugiriye neza, ntabwo tuzaharimbura. Bivuze iki rero? Umuntu yaba ari indaya, ejo bundi agakizwa, uwo maraya ubwo bamuciraga hiteka. Ariko Yeriko noneho uburyo yari twe tukuvuga igitangaza, none uko yamaze kumenya amakuru uko bimeze, Yosuwa n'ingabo baragenda. Uwiteka abwira ngo muzazenguruka inshuro 7 Yeriko.
bazenguruka inshuro ya mbere umunsi umwe baritahira, uwa kabiri baragenda barazenguruka, uwa gatatu barazenguruka, uwa gatanu barazenguruka, uwa gatandatu, uwa karindwi barangije bazenguruka inshuro ubanza ari 7 niba nibuka neza. 7 bazengurutse, barangije barazenguruka bavuza amakondera bagira ute, ingabo zaho ngaho ziba zigize ubwoba, ziba zirirutse, inkike nazo ziraritagurika ukumva bariruka. Barangije bacunga yanzu yarahawe, bamugira neza bamurokora n'umuryango we. Kuva icyo gihe Rahabu aturana n'Abisirayeli. Nahita umwisirayeli. Ahita umwisirayeli. Ajyanye n'undi wahindutse umwisirayeli atarasanzwe n'umwisirayeli bitewe n'imirimo yo myiza. Niba abagabo bo Mose yatumye. Oya ntabwo muzi. Oya hari ababibeshya ngo Kalebu ntabwo ari umwisirayeli, ko ntabwo ari byo. Kuko hariya Mose nanjye nibyo nashaka kubaza Kalebu. Hariya Mose Imana yamubwiye ngo tuma abagabo 12 umwe muri buri muryango wa Isirayeli. None mu muryango wa Yuda niho havuyemo uwitwa Kalebu mwene Yefune. Mu muryango wa Efraimu havamo Hoseya ari waje guhinduka Yosuwa mwene Nuni. Biva ngo abajya bavuga ngo Kalebu ntabwo ari umusirayeli. Oya, yari umwisirayeli ukomoka mu muryango wa Yuda. Urumva ko Kalebu yajyanye na Ntuza bagiye gutata bakaza bavuga amakuru meza, ngo Imana hisi mwindo umwisirayeli kuko yaje avuga ibintu neza. None se yaravuze ngo muri buri muryango havemo umugabo umwe. Muri muryango wa Isirayeli. Noneho Kalebu ava mu muryango wa Yuda. Dumvikane baza kuba atari umwisirayeli ntabwo bari kumujyana gute. Ngire gutya. Ejo bundi Imana yabarije umuntu. Namubaza imiryango ya Isirayeli yashinzwe ryari, yaremwe ryari? Ko twumva ko imiryango 12. Ni ryari yaremwe? Umwaka cyangwa uko babaye. Ko bakurikiranye. Bitamubaza ati ushaka gutaka kubyumva neza. Yaremwe mbere yuko bajya kwa Farawo cyangwa yaremwe nyuma yuko bajya kwa Farawo? Yes. Arambye ati yaremwe nyuma. Oya ndi mbere. Uvangwa ni mbere, sinzi niba twavuga uko bagiyeyo. Nange ndamwibariza ati imiryango 12 yikomoka kuri inde? Ubundi ikomoka kuri nange icyo kibazo ngikubaza. Imiryango 12 ya Isirayeli ikomoka kuri Yakobo. Nziko twabivuze mbere wahinduriwe izina ubwo yararwanye na marayika bagakira nakavuga ati ntabwo nkure ko utampaye umugisha. Marayika nawe abonye gutyo amuhindurira izina kuko Yakobo byasobanuraga umuriganya, none yitwa Isirayeli. None abana be 12 twumva ko Imana yiraza Aburahamu yaje kuba Yakobo gute? Yakobo ni mwuzukuru wa Aburahamu, akaba byarwa na Isaka umuhungu wa Aburahamu. Urumva ko ranya rituntu mbanize cyane kabisa cyane. Umuntu manda ikibajije kibazo arakinanira. Hari n'umuntu wambwiye ati siko yumva uzi Bibiliya cyane wigeze ubaho mu ari wabimbajije kabisa ati numva David azi ibintu bya Bibiliya. Tese yavukiye mu muryango wa Gikristo ese? Of course navugiye mu byagenze bite? Yavukiye mu muryango wa Gikristo. Boneho ro umuntu abyumve rwose David yavukiye mu muryango wa Gikristo. No mpamvu wumva hari utuntu azi kuri Bibiliya ko tuba tuzi dukeya ni dukeya. Ariko manzi bya Aburahamu ko ntabusezerano agapfa isezerano ngeri dasoye ryasohoye kuri inde. Sezana Aburahamu Imana imubwira ati umva Aburahamu we ndagusezeranyije ngo byaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Yes. Nuvango byasohojwe na Kristo. Nibwo natwe wumva tuvuga ngo nyine kwa kundi twavuze ngo turabe Kanani. Kuba natwe nyine Kristo yaratugize ubwoko byatumye natwe umuryango wagukuba mwinshi. Twese nubwo tudakomoka mu ruciryi rwa Aburahamu ngo yaratubyaye, ariko kubwa Yesu Kristo twahindutse ubwoko duhinduka Abisirayeli. Natwe tubaga nkaho turabuzukuru cyangwa abuzukuruza ba Aburahamu. Hari umuntu ujye bivuga ariko bihangane ngiye kuvuga kino kintu. Bihangane bajya bavuga ngo bangu bazaza Palestina nyine ziba zitumvikana za Isiraheli. Bango ngo bakomoka kuri Ntuza kuri Ismaeli. Ngo ni kwa Ismaeli bakomoka. Nibyo? Nibyo? N'aba Ismaeli. Palestina na Isiraheli. Ako David kuri Ismaeli uragakomoka kuri ndabona wanjyanye mu mateka cyane ariko reka tuyavuge. Barihangana ndavuga dukeya nzi abandi bazajya batunganira. Uwitwa Aburahamu yashakanye n'uwitwa Sarayi. Icyo gihe Aburahamu yitwaga Aburamu. Yego. Bahindurirwa amazina, Aburamu ahinduka Aburahamu, Sarayi nawe ahinduka Sara.
wari Abraham yahindutse wari Abraham yahindutse Abraham, Yego. wari Sara yahinduka Sara. None barangije bamara igihe kinini batabyara. yego Uri kubyumva? Bamara igihe kinini batabyara. Bamaze igihe kinini batabyara, niho hari marayika waje kubasura, arangije bamushakira ikimasa cyiza cyo kumuzimanira. Karata bakera bari banafite, ariko reba umushyitsi akaza ukashaka ikintu cyiza ukabaga ikimasa cy'umushishe. yego ntabwo yagiye kuri busheri reka yabwiye abaganga ati mugende murebe muri za zindi zimwe rwarwuri hariya muzane cya kindi cy'umushishe ubwo kimaze nk'umwaka kivutse tuzimanira abashyitsi. ariko rata natwe Imana izajya iduha imibereho, umushyitsi naza urumva tugire tumuhahire wenda n'agahene tukasusure brochette tuzijye urumva. noneho marayika aje amaze kurya ahaze amaze kurya ahaze nibwo yarebye mu rugo, ukabona ahantu hari abana, ubona n'akana igihe kaza gafite amatsiko yo kureba uwo mushyitsi waje, sibyo? nubwo yari umwana yari iwabo nk'umwana w'imyaka 3, ntabwo wamukumira ngo abure kuza hamwe n'abashyitsi. yego noneho marayika amaze guhaga icyo kibazo cy'umushishe abarebye atari ahantu bite. buri ushaka gutega imana wumvise ahantu wayitegera, umfasha tegera ku biryo. ntabwo ari imana, ntabwo ari imana wategera ku biryo, ahubwo ko tuzi yuko umugisha Imana itanga unyura mu bantu, uvuga ngo umuntu urumva Jaganga guumugisha. Umuntu wamutegera hehe kuba wamugaburiye wamwakire neza bituma nawe akajya muneza kagiye. noneho ubwo Aburahamu marayika arareba abona mu rugo habuze umwana, abagiye mu mwuka, hangije atumva Sarayi. ikindi gihe nk'iki uru rugo hazaba harimo umwana w'umuhungu uri gutambura mu mbuga, gutamba mu mbuga. yewe ukura ajya ngo ukura ababyeyi ku bugumba, abana bagatamba mu mbuga. noneho Sara aho yari ari mu gikari abarasetse ati byashoboka ute ko nacuze w'imyaka 99 ko nacuze umukambwe wanjye mukamubona hageze abarasetse araseka cyane. yo mpamvu Isaka bamwise Isaka ngo bisobanura useka. Isaka bisobanura useka. Yes. kuko yasetse. noneho Isaka ataravuka bagiye kubona babona biratinze, babagiye inama Aburahamu na Sarayi. Babe bafite umuja witwa Hagari. noneho barangije barareba koko natwe akubuntu kazama. none se ubu umva igihe mane kubya amasezerano wabara kagotese koko basi ibyo ni byakera byahozeho. ubundi hari umufilozofe n'umufilozofe witwa Lavoisier yavuze ngo rien ne se perd, rien ne se crée. ngo nta kintu gitakara nta nikivuka vuba, akenshi ujya gusanga ugasanga ibintu byose byarahozeho. ngo Aburahamu nawe yacitse agateze ubwo reka twicire inzira twibonera kandi naracuze urumva. noneho kuko umugabo we nubwo yaba ari umusaza w'imyaka 100 yabyara, nubwo yaba ari umusaza w'imyaka 100 yabyara, ariko niba umukecuru yaracuze we ntabwo yabyara. barangije bajya inama ati urumva rwose akayihariye uko biri kose Imana yavuze umwana, ubwo yavuze uwawe Aburahamu rwose mugabo mwiza, ntabwo yavuze yuko ari Aburahamu na Sara. haratu afite kiriya gikobwa cy'igitonora ko ragaka Sara yavuze ati reba dufite uriya mukobwa uri hariya, ibyiza mwaryamana akazasama inda, none umwana akazavukira ku bibiro byanjye, nanjye ngitwa umubyeyi, ubwo akitwa uwanjye. ariko njyewe ndabona rwose bitashoboka. barangije rero naho babyumvikanaho, maze kubyumvikanaho Aburahamu baryamanye na Hagari. ni Hagari ntabwo ari Hagayi. hari igitabo mu isezerano rya kera cyitwa umuhanuzi Hagayi. ntabwo ari we ahubwo ni Hagari. Hagari barangije babyaranye umwana bamwita Ishimayeli. bamwise Ishimayeli. nyuma Ishimayeli amaze kuvuka nyuma Sara nawe
ati nibiki babagiye ku kigo nderabuzima gusa cyabagahora babagiye kwa muganga kwisuzumisha basanga aratwite ati ndatwite koko kw'imyaka yanjye barangije Isaka avutse Sara bayisubiye urano wahagara nta bagore babiri mu rugo rumwe kisibibaho nta bagore babiri mu rugo rumwe babirukanye nde umve ikintu gisekeje cyangwa kinatangaje uwo muja amaze kubyara uwo mwana Sara yari mu mashimwe avuga ati mana waransezanyije ndagize ute ndasubijwe ndabyaye singuye ndamufite ku bibero byaye ariko ntabwo ryari isezerano ry'Uwiteka ahubwo ryari iryande ryari rya Sara yari yahaye Aburahamu ariko yari ategereje ibyo Uwiteka yavuze avuga ati kigerane mu mashimwe yari mu mashimwe avuga ati ndabikoze Aburahamu ari gushima heki Imana iti hoya we ntuzava ku rukiryi rwawe Sara apana uvuye ku muja wawe urumva naho ngaho rero Ishimeli na Isaka ubwo baraho Hagara rirukanywe ajyanye n'umwana we Ishimayeli hari aho bageze ntibuka hariho inzara umwuma urabafata ubafashe bashakisha amazi sinzi aba bantu batwara indogobe babanyuraho babasaba amazi baramuhaye mu cyitwa imvumba abaranyoye nyuma aho haje no kuboneka iriba nibuka uko ryitwa baryise izina ndaza gukonsulta neza cyangwa se muri comment naho icano niyo kunganirana sibyo niyo kunganirana rubuga tuvuga ikivuga cy'abaruru ubonye umuntu wese kitwibutsa ari wakitubwiye kabisa icano niyo kunganirana watwibutsa iryo riba ryabonetse Ishimeli akabona amazi ubwo rero Ishimeli yahise ajya muri Palestina Isaka asigara muri Isirayeli ariho nyine ubona hamwe hariho abayahudi n'abayuda n'abakomoka kuri Isirayeli ariwe Yakobo noneho Palestina n'abasilamu bakomoka kuri Ishimeli hari abantu bavuga ngo Palestina yaravumwe Palestina ntiyavumwe kuko ntaho twumva Ismaili Imana imuvuma ntaho pe Palestina no mu bwoko bw'Imana ko yanamugiriye impuhwe urumva yangije mushakira amazi bivuze ngo Palestina nta givumwe nkuko abantu babivuga bana babantu nabo n'abantu bo mu bwoko none Palestina si baravumwe reka abantu bajya bavuga ngo Palestina bakavuga ati Palestina nta gishoboye ngisarengera renze ngo n'umugisha ngo n'umuryango w'Imana ngo bwoko bw'Imana hari umugisha ariko na Palestina si ibivume nabo si ibivume ntabwo ari ibivume kabisa atagira n'intambara y'amadini tujyamo urumva tagira intambara y'amadini abantu tujyamo oya Palestine si ibivume abasilamu si abavume abantu bose baremwe n'Uwiteka kandi azicyo yabaremeye iyo barebye gutyo bose ari Isiraheli ari na Palestine bose ni umuryango wande wa Aburahamu byumve neza kandi babyakire neza cyane kabisa bose bakomoka kuki kuri Aburahamu ariko David urebye ukuntu biciriye inzira byatwigisha ku bantu bafite amasezerano suko tugomba gutegereza twihanganye nanjye cyo kintu gitekerejeho nose oya reba izi ntambara zose wumva ukumva Israel na Palestina bari guhangana bari kugira ukumva ngo bateye Gaza ngo bagize ute hehe umva namakimbirana akomoka gutya kuba yaratangiriye hagati ya Hagari na Sara yataza kubaho bivuze ngo ibihugu byakomye kwa zira ntambara zo mu burasirazuba bw'isi ntabwo za burasirazuba bwo hagati ntabwo zagombye kuba zihari bindi Imana ivuga ati ukoze icyaha nakubabariye ingaruka z'icyaha ntago zagira ute sinakakubwiye imbabazi z'icyaha ntizikuraho ingaruka z'icyaha kubabarirwa uzababarirwa ariko ingaruka zabyo ntabwo zizabura bivuze ngo Sara na Aburahamu Imana yarababariye ariko avuga ati ingaruka muzanazibona niba umwana avuye mu rugo bakamwongongamisha ngo agende ajyane na nyina undi agasigara mu rugo ari kwibere ibyo bintu ntabwo izo ntambara zanabura izo ni ingaruka z'icyaha zo kutihanganira isezerano banyamasezerano muri hano banyamasezerano mu nkurikiranye mwihangane icyo nzi cyo rigatinda ntabwo rihera turi abagabo bo kubihamya hari abo twagiye tubona kandi isezerano ry'Imana ntabwo ubuzi ngo rizanyura hehe nuvuga ngo ushaka guhura n'ibyago ukarira kandi muri ibyo byago ariho gutabarwa kwawe kuragira ute kugomba kuboneka tuzi ibyabaye kuri Yosefu ukuntu ryasohoye
urabizi Yosefu ndabizi urabizi ukuntu ryasohotse yatawe akajya nuza akayobora none se uzi akagahuza imiryango 12 ako ngakazi zigakomera mu ntuza muri Palestine hajya muri Egiputa ngaho reba kuganga ibyo bigerwaho baramugurishije ajya muri Egiputa kandi yaramubwiye akiri agahinja akiri umwana mutaka gasore arota abona ari kuyobora bene se yumva baragira mugira ishyari baramugurisha barangije yewe we agera muri Egiputa ageze muri Egiputa ajya gukora kwa Potifari arangije ari umuboye aho ngaho nyina wa muka Potifari nawe abaramurobye ashaka ko baryamana Yosefu arahakana amaze guhakana ngo Imana imuhembe basi kuba yagira ukundi kuntu ibigenza irangije ahubwo ajya gufungwa ariko muri gereza niho habonetse igisubizo cye cyabonetse avuye muri gereza byagenze ute hari abo yarotoreraga inzozi barangije barafungurwa none umwami arota inzozi zikomeye abakonikoni barazabura n'umwe wazirotora barangije uwari ufunzwe yari yarafunzwe ari umuherezi bwami bamufunguye aragaruka arangije yibuka ati hari umutipe wasobanuriye inzozi ndi muri gereza ati uwo nguwo mumuzane haleluya Yosefu baramuzanye imisatsi yaramwe babanza bamwogosha ugango ajye muri mutu kumva bwamuhaye n'umutsima ararya nuko arangije inzozi arazisobanura barangije bati rero ibi bintu nta wundi wazabishyira mu bikorwa uretse wowe arangije aba ukurikira umwami muri Egiputa ugeranyije nk'ubu ni nka minisitiri w'intebe kuko ari we akenshi we implementinga gahunda ziba zihari mu gihugu birateye barahunze baraje ntekereje iriya nkuru we baba baraje twayishobora si ko ari ndende kabisa tugomba gushikama mu isezerano cyane ariko yagikora bitewe nuko yivurunze mu bindi turagikora ikakurikiza gihano ariko cyakinira yagikoze kabisa ibyo biturutse ku muntu abaje ati ni gute Imana kubwira ubu yakubwira ubu ukabukora ariko wavamo kukarara upfuye bisobanuye kandi aragusezeranyije ubu Imana baragusezeranyije none ntubu bubonye buba bubonetse kabisa yakusezeranyije ko izabukurindira mikanamuheza umugabo ukanabyarira mukanakuriramo yavuze ubukwe gusa cyetse yaravuze ngo uzabyara ugapfa utabyaye ariko yaravuze ngo uzakora ubukwe ukabukora nyuma y'ukwezi ugapfa isohoje ibyo yavuze ikavuga ati nzagura urubyaro ikaza ikavuga ati vuba ndirahiye mu Imana nzagura urubyaro nanga ko byagenda kose ukabona waba usigaje umwuka wanyu umubyaro uri gukora ariko cyane irindi jambo ryayo mpaka rigize ute risohoye uko byagenda kose iraririnda cyane kabisa abiseri barababazwa bagira ute koko yirahiriye atumva Aburahamu we uzakuvuma nanjye nzamuvuma uzagusabira umugisha nanjye nzamuha umugisha kandi aho nagusezeranyije Kanani uzahatura abuzukuru be barahatuye bagezeyo kuko Imana itagibeshye Esabura nani David uzi ko Aburahamu afite undi mugore witwa Ketura Aburahamu yabyaye abana bangahe Aburahamu ashobora kuba ariko ashobora kuba yarabyaye abana bashobora kuba ari 7 n'atari 8 kuko yabyaye Ishimayeli kuri Hagari abyara umva ngo Sara abyara Isaka kuri Sara noneho Sara ya Sara Aburahamu yabyaye abandi bana Sara ntabo Bibiliya itubwira kumva niyo myaka yaragezemo ni Isaka gusa yes nyuma Sara amaze gupfa Aburahamu yashatse undi mugore witwa Ketura babyarana abana
banza ari batandatu kuko reka tuhasome hari ikibazo reka tuhasome ndumva ari mu itangiriro abantu nyine bazi ngo yabyaye abantu babiri oya ndumva ari mu yabyaye abantu 8 kuko harimo oya hari ababyaranye na Ketura wabizi ko ari babiri nawe umugabo turi kumwe yitwa Gitangaza nawe ngo yarazi ko ari abana babiri ariko ni abana uko ndumva ni mu itangira ibice 25 niba ntibeshye yes reka tubisome urubyaro rwa Ketangiriro ibice 25 guhera ku murongo wa mbere urubyaro rwa Ketura rero mugore wa Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Yishibaki na Shuwa biyongera kuri 8 ubwo arako kantu mukamenye sibyo iyi cano yacu nyine tugomba kujya twiga tukamenya ukumva ari umuntu waruzi ko Aburahamu yabyaye abana babiri gusa n'uyu turi kumwe hano rwose yarazi ko ari babiri ariko arakamenye nta bana 8 n'undi udukurikiye nawe abimenye yuko ari abana 8 Aburahamu yabyaye ariko abavugwa cyane ni babiri kuko bo baje mu isezerano yari Isaka Ismaila aza agiye nko kugisezerano ku mpamvu zayo umva nibo bavugwa cyane vango isezerano yari Isaka yego Imana yamufite iki kuko Isaka urumva niwe wagiye aza kuvuga nazamenya ngo 12 twagiye twumva zirakomeza kuri Yakobo zibirute bantu babyumve yahindurirwa izina yitwa Isirayeli ko ndikumva ikiganiro kiryoshye pe nuvanga ikintu cyitwa amateka wumva ari meza urumva kuko iyo uzi ahantu wavuye umenya aho uri ubuhazi ariko biguha icyizere naho uri kujya pe n'urugero hege umuntu agutuka akagutuka hari abandi akagutuka agatutsi koroje kandi hari abagututse kuri mama wawe ukabyihangane ubwatereregeye bishaho rwose ibi kuvuga ni toto natutswe nibirenze ibi ngibi urumva cyangwa sinza rikakurya ubukene bukaza ukavuga atari ubu ayayaya iyi nzego 2025 ntabwo irute yankubise muri 2012 sinzi nzara bigeze bita tronkome iwacu tronkome bavuga ko tronkome ni icyiciro rusange bavugaga yuko ari inzara nyine iri rusange ugasanga undi mwizera nk'umukire na inzara yamugezeho ugasanga wa undi muzi ko agize ute nawe ukumva ati yewe tuyita tronkome sanduku y'isezerano Bidodomu sha cyangwa se Dawidi ese cyangwa se urebye ukuntu Dawidi yabyinnye sha isanduku y'isezerano igarutse mu murwa ayi wewe aratamba noneho umugore aramuseka hangije ati ndatambira Uwiteka wakuye two ku ngoma kanyimika ndabuzwa niki burya seja tuzagasoma neza turebe kontu bayitereranya shabu Bidodomu ajya kuyi hati yasanduka ifite amateka witwa Uza ukuntu yayiramiye yarangiza akaha umva tuzabisoma neza tuze tubiganireho nundi wabazi ko ayo mateka yazi neza ku isanduku y'isezerano ni karibu rwose kuri Gonarike TV na Concord TV show kuko ni channel zinkurikirane yazaza rwose tukabiganira aba kuri Concord TV show aba kuri Gonarike TV tukabiganira ari abantu badukurikira bize theology barahari pe ntago mbavuze ariko bariyizi bazaza rwose ni karibu bakaganiriza abakunzi ba Concord TV show ndetse na Gonarike TV bakaba tuganiriza rwose ku isanduku y'isezerano
cyane pe atabigenewe atari umutambyi uwitwa Uza Uza yigiriyeho umuvumo amahirwe make h'umwaku ariko Obidedomu yayigiriyeho umugisha igezi we ababonye umugisha nk'ubu wayigezi wanjye tudakiza akaririmbo se ndikumva umva David indirimbo mbwije gufasha yo mu gitabo kabisa reka tuyiririmbe tuze kuyisorezaho indirimbo ya 47 mu ndirimbo mu gitabo indirimbo z'agakiza rwose tuyiririmbe ubundi dusoza ikiganiro twibereye mu mwuka kuko ni igihe gito intambara igashira urumva hari utazifite se hari utazifite ku buryo atishira ninde urafungura ni wowe cyatugatangira nigihe giti ntambara igashira nigihe gitumura bugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mu ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mu ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi nigihe gito ngifite umuruho nigihe gito nkazabona Yesu nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago nzaba mbumbatiwe mu maboko ye nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro ntwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose amen zahanagura amarira muhumura abarira muzahanagurwa abantu bajya bambwira ngo ndi kubikoreza kuri Gonarek ndamenye David kuri Gonarek TV yaba mwakurije neza hari ukuntu umuntu ambya ati yes Imana ashizemo gusa iyo ndirimbo nta muntu ufite wayiririmbye ntabwo nzi kuririmba ariko nakoze umuzika wayo ngawuvimva ngawumva neza instrumental ujye utangiza twazashyizemo amajwi tuzashyiremo amajwi nituza turi mu mavuta tudatangiriye hejuru nkuko dutangiriye hejuru tuzaba dutuje ayikawe Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira
izavanaho umubabaro wose. urumva buri muntu abanza kihanurira cyangwa se nizo warose kenshi ziba ziri mu bantu bwawe yukabyuzuza naryamye ndaro natanga na Gonarike TV ibintu bigose nawe bivuga no Gonarike kabisa bivuge ku ikoko kuri TV show giterana kinini ngo barake ngo tukumwe n'umunyamakuru David nawe naza kera icyo tubwira ijambo duteguriye nageze imbere ngo ngeze imbere abantu benshi ngo baracura byatana ndabareba aba bantu kuko ndi muntu ufite icyo kubabwira nange ndavuga ateka turi indirimbo kuko nanze nkahande narende kiti ambari bose barayiririmbye kugenda n'iceceke mu bayirimbye navuga ati mane bawumugisha kwicara izi ndirimbo zo mu gitabo zazirimo amavuta menshi cyese gisoza ubyumvise neza ni gihe gito pe ntambara zigashira za hehe sigashira tubana by'ubuzima abana bacura babute turambara iki baratubona ute bavuga ngo iki bakana kabaraduhiga ntaje ibyo byose ni igihe gito bikagira ute bigashira. Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose. Umuntu wese uzi ko yarize humura hari Imana igihanagura iki amarira, ingumba zikabyara, abashomeri bakabona akazi. Jewe nuko Imana bivugisha ukuri kandi imbere y'Imana ndibona yeretswe ndi mu nzozi ndi kuyobora igiterano komereza ntekeza kike giterano ariko narika niyo ndimbo ya mbere nako none se none se reba sibyo ufite ikiganiro ku Gonarike washyizeho ndumva kimaze umwaka kimaze kurebwa n'abantu 725 745 ahari igiterane kibuti cyo niki kandi muri icyo kiganiro ni ukuvuga ngo background hazamo instrumental y'endiri na ukumva rero inzozi zawe zatangiye kubimamo, iyerekwa ryawe ryatangiye kuboneka, gumamo komerezaho David ewewe cyane ni gute cyane byatubivuga ko ari ukukwanga online ariko Imana iturinda abo baturi abakumva batwanze urumva itwihera abadukunda sibyo yaba duhoye ntawe reka da twivugiye ku mateka yo muri Bibiliya kabisa ariko Imana baturinde nukuri kuko nje numva bwanyi twasoza hano ikintu ushaka kubwira abantu bagukurikiye kuri Concorde TV show bwana nabasiza muri iki kiganiro harimo uburyo butumwa wabaheza bwumva bw'umwihariko nasoza ikiganiro ushaka ubutumwa mbahaye nuko mbakunda bw'umwihariko cyane Yes, reka twishimiye cyane tunashima abantu badukurikiye mukore subscribe mukore share na comment na YouTube igiye kudufasha ngitanga recommendation irebera ku bantu babakoze like comment n'amasaba kirenge byose mubikoze rero natwe twadutera imbere cyane natwe ko munadukurikiye niba yubonye ka comment ati courage komera bigaragaza ko ibyo tuba dukora ari byiza ariko tunabonye na comment y'umuntu duca intege abaduhaye ikiraka cyo kumusengera cyane yakire neza yita duciye intege nta kiraka duhaye basi tanataje ntewase atuma tumenya n'ibyo twakosora iyo tubonye ari byo gukosora twabikosora ariko niba ari kuduca intege ari ibintu tutakosora byo ntabwo yadukura mu murongo wacu oya kabisa cyane nuvuga ngo udafite
hazabaho kurana no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Gusenga tuba turi gusaba, none tuzaba turi gusaba ikizi? Tuzaba turi mu bisubizo byayo. Waba uri mu bisubizo se ugasaba iki? Nukuvuga ngo ntabwo waba wabonye inzu nurangiza ujya gusengera inzu, uzasengera ikindi. None mu ijuru tuzaba twagezeyo, tuzaba turi gusenga se dusaba iki? Ko tuzaba duhimbaza, urumva? Aye wewe, icyo nzi cyo nuko iryo Yesu azaririmba, njye iryo nzaririmba.